ubwo rero nanjye ndi muri abo ngabo ndamahoro ndumwana kwa data. Haleluya, haleluya. Ikintu gikomeye harimo abantu ndakomeza mbibwire byuzuye. Ndi umurezi hano kuri Model School. Ntabwo ndi umunyeshuri hano muri campus, ariko nagira ubwo buntu bwo kuba umurezi. Haleluya. Ikirezi ibyo Imana yangiriye ubuntu, nanone imereza ubundi buntu bwo kuba nabona umunyeshuri. Haleluya. Ndi umunyeshuri wa Kigali Independent University. Ubwo ni iyereka mu yandi magambo niga computer science na physics. Mandara umugisha. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero ndumva ngira ngo kubibwira bihagije, ibindi muraza kunyandikira inbox mu bimbwira. Haleluya. Mu rugo iwacu hari abantu batazi mu rugo iwacu. Mu rugo iwacu naha mu mubiri ni Nyagatare, ariko mbaye nshumbitse hano hepfo kuri Model School ku marembo ya mbere. Umuntu uzaza acaho gutya kumva n'amazi, akeneye amazi, azaza rwose ni karibu. Ikindi mu rugo iwacu kubera ko inaha ndacumbitse, niyo mpamvu nafite na gahunda yo kuzubaka inzu ngo nzikomeze, kubera yuko ntabwo nazikomeza kandi ncumbitse. Haleluya. Amen. Iyo umuntu acumbitse mu nzu y'umuntu, ubukosi urugi ruvamo ugahita ukabwira abandi ukamubwira ati inzu yawe yashaje, vayo ukora urugi. Ariko iyo ari inzu yawe, haleluya, iyo ari inzu yawe ujya gushakisha umuntu uyisana. Ako kantu murakumvishe? Ako kantu murakumvishe? Abantu rero batabacumbitse cyangwa se abantu twayinaha kubera icumbi twahawe, ntabwo ibyinaha bitureba, byasenyuka byagira iki, ntabwo bitureba icyo upfa nuko dufite inzu data twese yagiye kudutegurira tuzabamo. Haleluya. Hanyuma njye nakomeje gufashwa kuva mu gitondo. Shiro worship team iririmbira ngo mbese iyo ataza kunshungura. Haleluya. Mbese iyo ataza kunshungura nari kuba wandi. Mbese uwo yataza kunshungura nari kuba wandi. Haleluya. Ibyo nabitekereje nshansanga muri iyi minsi niba mujya mureba mu biti, inyoni z'inuma n'izintungura ntabwo zikiboneka cyane. Ngira ngo nshobora kuguhereza taske yo kuva hano ukagenda Gahini bakubwira ngo mushakire inuma z'intungura 100, ushobora kutazibona. Haleluya. Ntekereza inka mu rugo dufite nsanga ntabwo zihagije. Ndebye ihene dufite nsanga ntabwo zihagije. Ndebye intama nsanga nta n'izo twigeze tworora. Ndavuga se nari gukuraho igitambo cya ntumwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Ariko Yesu araza arashungura. Umwami wumvira icyubahiro. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Noneho bore kufanyira kwa mwinjira gutya. Haleluya. Haleluya. Bore kufanyira kwa yaje ngo ubuntu bw'Imana. Haleluya. Nibwo badukijije muri Kristo Yesu. Nagaru ubuntu bwaturutse ku bana bacu. Nagaru ubuntu bwaturutse ku muryango wacu. Amen. Haleluya. Haleluya. Ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije muri Kristo Yesu. Barangije barakomeza ngo ntabwo byavuye ku mirimo myiza twakoze. Haleluya. Ramutse ubyumvisha ngira gutya. Ramutse ubyumvisha ngira gutya. Perezida yaje kutwakira avuze ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibugamuyeho. Haleluya. Ubwo ni ubuntu bw'Umwami nibwo tugiye kuvuga mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Tugiye kuvuga ku buntu butangaje, ubuntu twagiriwe. Ubuntu twagiriwe utabasha kugirirwa na fiance wawe. Ubuntu twagiriwe utabasha kugirirwa na mama wawe. Haleluya. Noneho ubuntu turaza kubona yuko ari ikinege. Haleluya. Haleluya. Ubuntu ni ikinege ku buzima bwawe. Njya kukubwira yuko ubuntu ari ikinege ku buzima bwawe. Njya kukubwira yuko kano kanya kuba ufite mama wawe, ufite papa wawe pastor cyangwa se ari umushumba w'itorero runaka, bitaguhesha kugira urwo buntu. Ahubwo ubwo buntu buza pastoral accountants. Bari geze mu perezida kuza guhura n'Uwiteka ubwawe.
ubwawe. Ntabwo ari ubuntu buza ngo bugendere mu kigare. Famiye yo kwa Gasana itwaye ubwo buntu bwose. Haleluya. Uramutse ubyumvishe ufite ubwo buntu mu rugo iwanyu wenyine wagira gutya. Sinashimwe. Haleluya. Njyewe ndi umuhamya wo kubihamya. Kandi ko ijambo reka dusome amagambo y'Imana turibuze gusanga mu bitabo biri mu gitabo cy'isezerano rishya. Turasoma amagambo turibuze gusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3:16. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3:16. Turaza kongera kandi gusoma mu gitabo cyangwa se mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri ibice ni 1:14. Urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere 14. Turaza kandi kongera gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 28. Turasoma umurongo wa 19 tugeze kwa 20. Kristo ndahamugisha. Yohana ibice 3:16 turanditswe ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikirege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikirege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri igice ni cya mbere umurongo wa 14. Haranditswe ngo kandi ikibitanyo cyiza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamo. Ikibitanyo cyiza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20. Haranditswe ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ndasubiramo, nuko mugende muhindura abantu bose bo mu mahanga yose abigishwa mubatize mu izina rya Timoteyo rwa kabiri igice ni cya mbere umurongo wa 14. Haranditswe ngo kandi ikibitanyo cyiza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamo. Ikibitanyo cyiza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20. Haranditswe ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ndasubiramo, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Yesu Kristo azabana umugisha. Haleluya. Hanyuma twese basabe dufunge Bibiliya zacu twumve icyo Umwuka abwira amatorero. Yesu nashimwe. Abantu bafite ubwo buntu twagiriye bagiriye gutya.
atari ubuntu bwaturutse ku mitungo yacu, atari ubuntu bwaturutse kuri famiye ikomeye ubamo, atari ubuntu bwaturutse yuko wize amashuri menshi, atari ubuntu bwaturutse yuko uri mwiza kurusha abandi, atari ubuntu bwaturutse yuko ubyibushye kurusha abandi, atari ubuntu bwaturutse yuko waturutse mu karere runaka buruta ubundi. Haleluya, haleluya, mikrofone kandi kuvuga neza mumfashe. Ubwo ni ubuntu twakiriwe, ni ubuntu twakiriwe, ariko mureke mbanze mvuge kuri ubu buntu ho gatoya. Mbere yuko mvuga ku buntu buruta ubundi, mundeke nivugira kuri ubu buntu ho gatoya. Nababwiye yuko nari umunyeshuri muri iki kigo. Haleluya. Nimbivuga cyane abantu batari abanyeshuri muri iki kigo barabyumva cyane. Haleluya. Nimba uzi yuko wagira ubuntu bwo kuba wicaye hano muri campus turi umunyeshuri gira gutya, nabwo ni ubundi buntu. Haleluya. Ese ubu tuba turiye ku insengero zafunzwe, tuba turi henda aka kariye Imana yaducukuriye ko si ubundi buntu. Si ubundi buntu koko. Ubu se wajya kuvoma amazi bakubwiye ngo genda kuvoma amazi kwiriwe, baguhaye chance yo kujyayo ukavoma amazi makeya, niyo mpamvu cyari dutwara byinshi. Haleluya, haleluya, haleluya. Byange mu byembere n'ubuntu twagiriwe tugomba kubyaza umusaruro. We never know, hari igihe byadraye bakatubwira ati birarahagaze, ubwo buntu barabukoresha nabyagenda gute. Haleluya, haleluya. Ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana twagiriwe inshuti sikabutesha agaciro, sinashimye. Haleluya, haleluya. Reka mvuge kuri ubu buntu ku bamama n'abana b'abamama benshi barabyumva neza. Bijya bibaho yuko umuntu agira urubyaro cyangwa se yego Imana sibwi mu rubyaro ikaruguhereza ukagira abana benshi ariko bose bakakunanira. Haleluya. Ubwo si ubuntu ko wicaranye n'umwana hano mu iteraniro, ni ubundi buntu. Haleluya. Si ubundi buntu kubona umusaza ungana n'uyu musogokuru yicaye mu iteraniro ry'Imana, ni ubundi buntu. Ese ubwo utakifuza gupfa nkawe? Haleluya. Hari uwakanga gupfa nk'uyu musaza. Dawidi yaravuze ngo nari ndi umwana ariko none ubu ndashaje, ariko sinigeze mbona umukiranutsi aritswe cyangwa ngo yicwe neza. Haleluya. Ubwo ni ubuntu bw'Imana twagira, ariko ndashaka kubwira ubuntu bukomeye. Naba mfite ubuntu, nagira ubuntu bwo kwitwa umukozi wa leta. Haleluya. Hari abantu bafite ubwo buntu bwo kwitwa abakozi ba leta uko bamwana kose, nabwo ni ubundi buntu. Ariko hari ubuntu buruta ubundi, hari ubuntu buruta ubundi buntu, hari ubuntu ugeretse ku bundi. Yesu nashi. Hari ubuntu ngo nuko Imana irangije ibona yuko umuntu adakwiriye gupfa. Haleluya. Irangije iravuga neza umwana wanjye w'ikinege agenda acungure ubwoko bwanjye. Haleluya. Agenda acungure ubwoko bwanjye, uzamwizera wese azahabwa ubugingo buhoraho. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Mu buzima bwa buri munsi tugira amasezerano, mu buzima bwa buri munsi mvugira ngo bagitugira amasezerano, tugira amasezerano. Umuntu yakwifuriza isezerano cyangwa se akanakubwira ibintu byinshi. Nzakugurira imodoka, umuyobozi wa gahunda yavuze neza aravuga ngo nagira amafaranga azagurira perezidante imodoka. Ni ubuntu yaba yagiriwe, ariko ubwo buntu ntabwo bwakwinjira mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ubwo buntu ntabwo bwaguhereza ubugingo buhoraho. Njya ngira ubwoba. Sirwani dukeneye neza umukino yatubwira ngo gukizwa nawe. Haleluya. Gukizwa nabi bitera umwaka. Reka nze mbabwire ko muri iyi si duhura n'inzandiko zikomeye. Yewe kano kanya ku itorero rya Rwinkuba waba usengerayo ukagenda ukabwira umushinga ukamubwira ati ndimbutse, ndashaka urwandiko rw'itorero, ndashaka urwandiko rw'idini. Akarukwandikira kubera ko yarazi ko uri umudiyakoni, akarukwandikira kubera ko yarazi ko uri umuririmbyi, akarukwandikira kubera ko yarazi yuko hari ukuntu uhagaze. Ariko Imana ireba mu mutima, ntabwo igitanga urwandiko rw'inzira, ntabwo igitanga urwandiko tubona, itanga urwandiko rw'ijuru. Amen. Sinashimye. Ubwo muntu wagira ubuntu azabasha kwicara n'abana w'intama. Uzi ukuntu ijambo ryambwiye
byarambwiye ngo nyamara bamwemeye bakizera izina rye yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Amen. Icyo kintu si gikomeye. Ibaze kano kanya nkubwiye ngo nguhaye ubuntu bwo kwitwa umwana wa His Excellency Paul Kagame. Ava amaraso agira umubiri mu wacu, ariko nyamara uwo munsi mbarara n'inkweto nibwo munsi waririmba za hehe ntabwo mbizi. None wumva ubuntu butangaje kwitwa umwana w'Imana. Haleluya. Kwitwa umwana w'Imana, ariko iyo kapasite urimo urayumva, umwana w'Imana, umwana w'Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Ariko se wakibaza ngo ubwo bwana bw'Imana buturuka he? Kristo yarabisubije, aravuga ngo nije nzira mugende mu mahanga yose mubigishe ubutumwa bwiza bw'agakiza, hanyuma bemera mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana ndetse n'Umwuka Wera. Haleluya. Ubwo nibwo buntu bukomeye, umuntu wamenye ubuntu bwa nyabwo ntabwo apfusha ubusa. Haleluya. Haleluya. Arangije arababwira mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 8 ababwira ngo mugende mugere ahari Yerusalemu, Yerusalemu, Yudaya ndetse n'i Samariya kugeza ku impera y'isi. Haleluya. Haleluya. Kristo yaratubwiye ngo nuko mugende ntabwo ari ukwicara. Baramuzi ko atari ukwicara. Baramuzi ko atari ukwicara. Baramuzi ko bidahagije kuza ukicara muri kora ukicara. Baramuzi ko bidahagije guterana amaterano yo kwa gatanu cyangwa no ku cyumweru ukaza ukicara. Ntabwo bihagije. Genda abemera mubatize mu izina rya Data wa twese ndetse n'Umwana ndetse n'Umwuka Wera. Haleluya. Pawulo arangije yandikira Timoteyo aramubwira ngo ikibitsanyo wabahawe ukibikishe Mwuka Wera utuba. Haleluya. Haleluya. Abantu bafite ibitsanyo bya Kristo mugire gutya. Abantu bafite ibitsanyo bya Kristo mugire gutya. Byashoboka yuko ibyo bitsanyo utabyumva. Byashoboka yuko ibyo bitsanyo utabyumva. Iyo usomye mu gitabo cy'Abefeso ibice 6 ugahera ku murongo wa 10 ukamanura wasageza ku 17 tujya tubasha kubona intwaro z'Imana. Haleluya. Haleluya. Byashoboka yuko muri iyi minsi yo gufunga insengero wataye ingofero yawe. Ese no kurabigenza gute? Umumotari yari kuri moto, iyo yambaye kasike aba afite protection ikomeye, abazi yuko nubwo agenda akagwa muri kaburimbo byanze bikunze hari ikizere yuko adashobora kugwa ngo umutwe umeneke. None ingofero warayitaye, agakiza waragataye, amezi 2 uragataye. Abantu dukomeje kugendera mu kigare cyo kuvuga ngo papa navukiye mu itorero. Haleluya. Navukiye mu itorero, papa n'umubwiriza butumwa, papa ni pastor, papa n'uyu, mama n'uyu. Data n'umujyana arangije aratubwira ngo nijye muzabibu namwe muri amashami. Sinashimwe nijye muzabibu namwe muri amashami. Hanyuma wemera kujya kuri uwo muzabibu arahagika amashami, arahagika amayagemesha. Haleluya. Haleluya. Arangije ambwira ijambo rikomeye tumabwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 15:16. Arangije avuga amagambo akomeye abwira ngo singe mwantamamagaye, singe mwamuhamagaye, ahubwo niwe wabahamagaye abashyiraho kugira ngo mugende mwera imbuto, kandi imbuto nyinshi nizirangiza zigumeho. Murabyumvishe? Abashyiraho kugira ngo mugende mwera imbuto nyinshi kandi zigende zigumeho, imbuto zidasharira, imbuto ziryoherera, imbuto ukoresha utaravuga. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana rimbwira mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umunsi Petero yari mu mujyi wa Antiyokiya, arangije ngo bahamara iminsi basenga. Barangije bahamara iminsi ngo abantu bari barahonga barimo basenga. Arangije ngo ariko aba ni abakristo, aba ni abakristo. Kuva igihe twagendaniye nta kibi twababonyeho, kuva igihe twababoneye nta mbuto misharira, ariko kabigufira. Hari abantu twataye agakiza tugata muri geto z'abahungu. Haleluya. Twagataye muri geto z'abahungu. Agakiza twagataye mu kubeshya mu by'isi, kandi nyamara turacumbitse. Hari abantu batakigira antibari mu mubiri wabo,
umwanzi nakurasa hano ku gituza uzarindwa nande ko gukiranuka ugutaye bigenze gute haleluya ko gukiranuka ugusize icyuma gikingira igituza uragisize ujyanye iki gukiranuka uragusize ese kuko urugusize sentire nivawe bizagenda gute uzirukanka imyenda zako haleluya haleluya kusize inkota ari ryo jambo ry'Imana umunsi Satani azaza kukugerageza nk'uko kuri yagerageje Yesu uzamusubirisha iki Satani we yaramugerageje kandi ikintu gikomeye n'igihe hari Satani zivase zikomeye urumva ko yambwiye ngo handitswe ngo uzagutegera abamarayika ngo bakoranire azivase Bible arayizi ariko Yesu arangije gutsindisha inkota ari ikomeye ijambo ry'Imana Dawidi yaravuze ngo nibiki ijambo rya mutima wawe kugira ngo ntagucumuraho sinashi nibiki ijambo mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho irindi jambo rambwira ngo ijambo ryawe ni inkota ityaye habiri ukana barakumvisha ni inkota ishatse watemesha cyangwa ugatemesha hose iratyaye ijambo ry'Imana iryo jambo ry'Imana Satani yarikoresheje ashuka Yesu ariko Yesu yamukoresha ijambo rikomeye ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana haleluya haleluya arangije arabwira ngo handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe haleluya ijambo ry'Imana kurisize inkota uri kurwana uruhe rugamba watangiye kurwana urugamba rw'umubiri ubuntu bw'Imana urimo urapfisha ubusa ese kusize inkweto haleluya kusize inkweto ariko ubutumwa bwiza biragenda gute haleluya haleluya abakristo muri iki gihe bagiye bambaye ibirenge bakujyana nta butumwa bwiza bafite hari ubutumwa bwiza nari maze iminsi irimo ndeba nkora research ku butumwa bwiza usanga hari ubutumwa bwiza butandukanye aricyo bita evangelization in action cyangwa se ubutumwa bwiza mu bikorwa Yakobo yarabyanditse aravuga ngo nyamara kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye evangelization in action ubutumwa bwiza mu bikorwa ubonye umurwayi ararwaye bamufashije nyamara do azashakisha abantu usengera nta kintu mubwiye nta biri bifunguye haleluya ese uri umucuruzi muri video uri muriba amagarama y'akawunga amagarama y'umuceri urimo urafata inyanya ugashaka kungukaho navuga ngo inyungu z'umurengera imirimo yawe iri hehe ubwo ntabwo ari ubutumwa bwiza ariko nyamara ku cyumweru turaje twabona muri korali muri HFC muri Rwanda muri Shiro mu bategereje ingororano uri mu ririmba wafashijwe ariko bibya magarama y'ibishyimbo amagarama y'umuceri amagarama y'akawunga evangelization in action hariho n'indi vuga butumwa nabonye rikomeye mvugira ngo rikomeye haleluya ivuga butumwa rikomeye ivuga butumwa ridasaba kuvuga urabyumvishe da ivuga butumwa ridasaba gufata mikoro ivuga butumwa ridasaba gukora ikida gutumira umuntu ngo muzaze tugende mu cyumba cy'amasengesho reka ivuga butumwa gusa byo kugenda ukavuga ati yo umuntu aragiye cyanze bikunze mubonye imbuto nziza Kristo arabiza muzamenyera ku mbuto zawe haleluya haleluya arangije byandika mu gitabo cyane uko nabwiye ngo nabashyireho kugira ngo mwere imbuto kandi zigumeho muzi ikintu cyabaye ku giti cy'umutini wari muzi ikintu cyabaye ku giti cy'umutini Kristo yagiye kugisemuraho imbuto asanga nta mbuto zihari arakivuma haleluya haleluya umuntu mwigeze yambwira arangije arambwira ngo mu nzu y'Imana hano babiri itakwimisha ku rumuvuna hari igihe uzambera nka cya giti kitagira imbuto bikarangira Kristo akuvuna ijambo ry'Imana ryaneye ubwoba muri Matayo yambwira ngo nzababwira ngo mwumve imbere sinigeze kubamenya mwanjyana cyane birababaje biteye n'agahinda haleluya haleluya
evangelization just ukuntu umuntu akureba, physical appearance, ukuntu uvuga, ukuntu urya. Umukristo iyo wamutumiye mu bukwe agira ukuntu arya muvandi, agira gutya. Haleluya. Agira ukuntu uziko n'inzara yakwica wihagazeho. Ubuse wajya kwa nyoko bukwe bakakubwira ngo rero hano hari ubushera, ugafata n'utuvuzo twose ukadukuraho. Ndetse kwa werekana izihe mbuto. Haleluya. Niba nakurikiye Suramu neza, abantu batinya ba pastor kurusha Imana. Ngo pastor nambo ingofero yacu ari gakiza. Twasize gukiranuka. Nta mukanda bisigaye wibera mu mapantaro yacu. Ukuri kwaragiye kwadushizemo nka Kristo. Nta mweto tucyambara, nta butumwa bwiza buturiho. Haleluya. Byashoboka yuko inkota zacu twajijwe, ariko umusirikare yari ku rugamba akabona umuntu bari face to face baregeranye. Wajya gukocinga imbunda ndende, wajya gukocinga hari tubonye mashiniga, wajya gukocinga mashiniga umuntu mwegeranye mu cyamwe santimetero. Ntabwo bishoboka, ukura n'imota mu rwubati kamutera ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Byashoboka yuko byagenze gutyo. Byashoboka yuko twataye intwaro zacu zikomeye. Ikibitsanyo cyacu ntabwo twakibishije mu kabiri tubamo, kandi nyamara Mwuka Wera yaratumanukiye. Haleluya. Aturiho kandi yaravuze ngo nzabana na iteka ryose kugeza ku mpera y'isi. Mwumve icyo Uwiteka abwira amatorero. Haleluya. Mwumve icyo Uwiteka arimo arabwira Seti muri iyi minsi. Haleluya. Nimwumve icyo Uwiteka ashaka ku bana bayo muri iyi minsi, nuko twera imbuto kandi zikagumaho. Haleluya. Nuko dutanga evangelization yacu atari uko twafashe mikoro, ibikorwa byacu, physical appearance yacu ikatugaragaza, hanyuma benshi tukavuga dutorera Kristo. Haleluya. Haleluya. Pawulo wigeze kuvuga ngo ubutumwa bwiza ni bwashyiriweho kubwo kubwiriza, nta kindi kigomba kurangwa mu kanwa kawe muri icyo butumwa bwiza. Haleluya. Uzi ko maji ishobora kuguhindura neza ukagenda ugahinduka. Mani ikaguhindura ari umukorari, mani ikaguhindura ari umuntu runaka. Kristo aduherengere. Hanyuma ikintu gikomeye ndasoje, umutima wanjye cyangwa se umutima wawe, urumwe bizatubwira ngo umutima wawe uzi ukuri. Hari ibintu bibiri bikomeye. Hari igihe abantu dukunda gupfa atari uko tubikunze. Murabyumvishe? Hari igihe dukunda gupfa atari uko tubikunze. Tugakunda gupfa kubera yuko nimaguruka n'indirimbo muri HS, nimaguruka ndemba muri Orange, nimaguruka ndi umukristo bazi yuko bamaze imyaka myinshi baranseka. Ariko kugira ngo usekwe uzaba n'ubugingo buhoraho wakora iki? Wasekwa. Aya n'ay'isi hari ubugingo dutegereje. Haleluya. Byashoboka yuko hari intwaro wataye. Byashoboka yuko ubuntu bw'Imana twabupfushije ubusa mu buryo butandukanye. Byashoboka yuko twatandukanye n'Imana. Byashoboka yuko hari ukuntu uri kwiyumva umutima wawe, ukumva yuko hari ukuntu ushaka kwegerana n'Imana bidasanzwe muri iyi minsi. Ijambo ry'Imana ntabwo rijya rimanukira ubusa. Ijambo ry'Imana hari impamvu Imana, niba mwakurikiye indirimbo kuva mu gitondo twavugaga ku buntu bw'Imana, ubuze ubwo buntu buhawe kubera yuko wavukiye mu gipasitori, kubera yuko wavukiye mu muryango dukijijwe. Hari ibintu byatujyanye mu rugo, twakuze twiga muri Sunday school, hanyuma biragenda gutya turakura, ariko nyambara ntabwo urahura na Kristo. Wareba ahantu mwahuriye, wasanga mutarahura, abashumba nicyo babereyeho. Haleluya. 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 Waba urimo ngo utambuke, si wite ku maso y'abantu, si wite kubikubwiye. Njyewe ntacyo ndi cyo, nta nubwo mfite amagambo aryoshye, ntacyo ndi cyo, ntabwo nagukomveka ngo uwemezwe, ariko mukabera kwemeze. Waba urimo ngo utambuke uze hano ubundi abashumba badusengere. Waba waratakaje agakiza kawe, waba waratakaje ingofero, waba ukigenda nta mukandara ufite, ubuntu bw'Imana uri kubupfusha ubusa. Ese utiye itorero kurusha umwami Imana? Haleluya. Waba urimo aya mahirwe sabucike.
aya mahirwe sanshike, aya mahirwe sagucike, tubigire ibyacu. Waba urimo Mani wahereza umugisha, Mani wahereza umugisha. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Mureke dusenge. Ijambo ry'Imana muri Yakobo ryarambwiye ngo hari umuntu uhiriwe, Yes. hari umuntu uhiriwe numva ijambo ry'Imana yarangiza akarikomeza. Umuntu wumva ijambo ry'Imana asaba rikomeze ngo ameze nka wa muntu wireba mu ndorerwamo, mira mu ndorerwamo, hanyuma y'igihe gitoya akibagirwa. Abantu bize biology iyo bagiye mu bwonko bw'ifi, ifi burya mu cyo kintu kibarirwa hafi, urayitega ukayitega indobani, hanyuma nyuma y'amasegonda icitse umutego ikongera ikagwa muri wa mutego bikarangira uyifashe. Byashoboka yuko nawe umeze muri abo ngabo, ariko umuherero ubuntu bw'Imana gupfusa mu izina rya Yesu. Hahira uwo muntu wumva ijambo ry'Imana yarangiza akarikomeza umutima we kugira ngo adashobora kubitinda. Waba urimo chance ziracyaza, Imana igaragaza umugisha mu Mana. Waba urimo ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo iyo umuntu umwe yemewe gukurikira inzira y'agakiza akakira Kristo, mu ijuru hari igiterane gikomeye. Banishimwe, reka twakire umushumba wacu adusengere mu murimo. Haguruka, haguruka, arakurindira, wakira ibyaha byawe akubabarire. Indirimbo 346, indirimbo yo guhamagara Yesu abahagaze hagati mu bantu, imbabazi z'Imana ziba zihari. Twebwe abantu turi abantu tuye mu isi, uyu mubiri turi iwacu mu cyaro, karitsiye runaka, iyo dukora utekerezayo tugambirayo, Yesu ababireba, ariko tugiye guhura n'Imana kuza imbere yayo, burya abataza bambwira ngo yongere atubabarire. Haleluya, haleluya. Imana yavuze ngo nanesheje, nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Muti ni kumwe namwe iminsi ngahe? Iminsi ngahe? Yose. Turi hano kumwe namwe, turi bashare kumwe natwe, twaje kuvoma natwe, turi muri ghetto, tugiye guhaha muri tagisi, wamungirayo. Kasengere mushiki wacu, reka tumusengere Imana wemeye gusanga Yesu. Ariko nawe navuze ngo usubije kati impembero. Amena, yakugira neza. Turagushimiye nyakubahwa Imana yacu, tugushimira ubwawe buhambaye butangaje, aho tugiye kubukene uko bwinshi. Mana yacu bwagaragariye mu rukundo wakunze ab'isi cyane, utanga Yesu k'umucunguzi w'isi yose. Niyo mpamvu turi aha ngaha, nuko waduhamagaje ubuntu bwawe tukakwitaba, ukatwemerera, ukatugira abo turi. Mushiki wacu aho amaze iminsi arahazi, nawe urahazi. Cyane ndatabaje mu mutima mwana, ndatabaje mu mutima. Ijambo ry'Imana rigize kumbwira ngo wagiye urabwira Mose, arabwira ati numvisha gutaka kw'Abisirayeli batakisha n'uburetwa bakoreshwa, manukiwe no kubatabara. Ndasenze cyane mwana, ndasenze. Hari bene data bari gutaka kubera indwara, hari bene data batakishijwe n'imibiri runaka, hari bene data batakishijwe n'umubiri ubarya, hari bene data batakishijwe na famiye zabo zirwaye, hari bene data batakishijwe n'inshuti zabo zirwaye, hari bene data batakishijwe n'ibyo byose. Ariko ijambo ryarambwira ngo haleluya, ngo tuzakora n'ibyo utakoze, waduha ububasha n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, izina ryawe ry'Imana turategetse mu izina rya Yesu Kristo imbaraga n'ububasha n'ubushobozi. Reka izo ndwara zose zishyire ku bugingo bwabo, reka zigende nka nyombera zizongera kugaragara ukundi. Turakira imbaraga za Mwuka Wera zigende zikora healing ikenewe, turakira imbaraga za Mwuka Wera zigende zikora itandukaniro mu mibiri yacu, turakira imbaraga za Mwuka Wera zigende zitanga ubuzima buzima
sinashime ndagushimye Yesu ndagushimye urakoze mwiza urakoze kubw'ijambo ryawe urakoze ndasenze cyane kugira ngo iri jambo ridaca mu gutwi kumwe ngo rimbuke mukundi ahubwo ribashe gushinga imizi mu mitima yacu tutaza kumera nka ba bantu twumva ijambo ariko tukibagirwa uko ryasaga tukibagirwa tukamera nk'abantu birebye muri ndorerwamo bakibagirwa uko basaga ndasenze kugira ngo muhango bikomereshe imbaraga ndetse n'amavuta mu izina rya Yesu dusenze amen Imana ibahereze umugisha